urugo bajemo bari baruzi n'ubundi ntabwo bari kuza amaboko gusa nkaho bagiye mu rugo rw'inkunguzi, baje mu rugo rwihaye kandi usanga w'imihigo. Niyo mpamvu Karoyizi ndetse mpagere mvunyishe maze barebe ukuntu tuguwe neza. Naho
twakira abashyitsi n'uko twabaye. Nkasiga amasinde maze nagera Nyaruguru, nkagera muri Nyaruguru yose nkatambagira ngo turanitiranywa rwose. Ati naje ndangaje imbere isibo nziza y'amahoro kandi natwe dutuzi bwana mukari hakuya za Gisagara aho dusabana n'abaho. Ati niyo mpamvu twaje kugunyira iye nimuze muri sanga wehe iye turabaramutsa cyane tubakira nyuguzu wehe iye dufite n'urugwiro wehe iye turabaramutsa n'imbizi wacu uko twabaye n'uko twakira abashyitsi n'uko twabashe twakira abashyitsi birotari miliyoni iye turabaramutsa Imana
nimunkundire mubampera amashyi. Duhagarariwe na Royisi, umusaza mwiza w'imvi z'uruyenzi kandi udukunda, udutegurira igitaramo buri wese akakiyobora neza. Agejo ave mu byimbo n'ubundi mwari mumaze gushira amavunane, tubanza rugira uko rushobora byose. Imana ikuri ngumba mu bugumba, abana bagatamba imbuga. Iyo ukoze ntawe wikura mu nkokora. Ijambo ryari ijombo bitujoma n'ibituhana. Ntabwo twatagiriye imisango myiza no gusabana tutayibana. Mujyejuru tuyibwire ngo yarakoze. Hejuru dusenge. Mvumirize ku maso yanyu buri muntu n'ishakoshi ye na telefoni ye, hatagira umuntu waba winjiye tutamubonye akaza kubika ibyo ataguze, kugira ngo dusenge muhumirije. Mana y'amahoro y'urukundo, uri mwiza kandi ubereye mwiza wagutegereje. Nta kijya kikunanira, urobanura ku butoni mu mahanga yose ukubahwa gukora ibyo gukiranuka uramwemera. Ni wowe mwiza wa mbere uduha ikirere cyiza ukaduha umucyo, atari wowe twagawa rwose. Tugushimiye ko abagabo bari aha wabimanya abakobwa ukabaserukana ishema n'isheja ntibasebe. Abagabo baguwe neza, abamama barishimye. Tugushimiye ko wadutegeye urugori Imana Nyagasani ukaho mu ijuru. Bamarayika wawe Gaburiyeli na Mikayeli baramanutse badusagariza ibyiza byabo. Turagushimiye ko ibirori ari wowe wabiteguye, none Mana Nyagasani n'ubundi birimo ntitugutumira kuko urahari. Ahubwo bigenze neza, uvuga ntavuga ari we, ahubwo ari wowe uri umuyoboro. Turasabye mu byo kunywa no kurya byose biri bubere aha, byezwe no gusenga n'ijambo ryawe nk'uko Pawulo yabibwiye Timoteyo. Urakoze Mana, reka byose bikorwe neza muri gahunda nk'uko wabivuze. Nimunkundire mwese muvuge ngo amen. Tubwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, utabikubwira umwihorera aba afite korona. Ibintu ni byiza no kuri. Mubyeyi ushongore baririmba Royisi, intare batinya nzovu batigerera ku bitiro ryo mu rugamba, muhari gugatikurana n'inyanja itagogiwe n'abanyamahanga ucyogere mu mihigo. Urifura ndi ikibondo kiwoga ubutoni nubwo batangaye ubuto ntangaje, ariko ntabwo nshinzwe kwakira abashyitsi. Cyakora ndababyinira nkabatambira, nkagenda nkareba n'ingoma yuko zamaze kwikira, ko bamaze gucutsa umurishyo cyangwa binikije. Ariko wowe niwe mugabo utwakira abashyitsi. Ndagira ngo mbonye umugabo bita Gerard kandi namuteye umugongo, kuko ntabwo namureba ngo muhangare mu ruhanga kandi abifura. Ndacyari na mutoya, ariko iyo ndi imbere yawe mba ndi umwana, nagira imbere ye nkaba umugabo kuko wabingize. Ndagira ngo nkundire wakire indangururamajwi cyangwa inyongeramwuka, maze unkundire bari abashyitsi ubambarize bakibagenza, nabonye kibagenza ari amaguru n'amaboko, ariko sinzi icyo bashaka mu rugo rwacu. Reka mbanze mushimire wantorewe, yatowe n'umuryango kugira ngo ujye utuyoborera ibirori, utubereye ku ruhembe rw'igihe. Nanjye reka nkusabire amashyi abantu bose bagushimira. Muvandimwe Gerard n'umuryango mwiza mubereye ku isonga, mu izina ry'umuryango wacu wa Karenzi ndetse no mu izina ryanjye bwite, tubahaye ikaze kandi turabanezerewe, turabishimiye cyane. Ndetse n'ikirenze kuri ibyo turabakunda, kandi turabakunda, mwumve ko tubakunda. Gerard, uri intore ntiganya, intore nubwo yaba yagenze urugendo rurerure nticogora. Tera intambwe, ntera izindi duhure, hanyuma dusigemo ka gasantimetero kajyanye n'ibihe bidasanzwe, ariko Imana ishimwe. Muraho neza Gerard? Ni amahoro. Mfasha kwakira abashyitsi b'imena, babe hafi kandi baze twakire iyi mfura ihagarariye izindi yaje tugana. Turabishimiye muvandimwe, inshuti, turabakunda, ariko reka tubakire tunabazina. Urakoze cyane. Utambuke mbere y'uko unanyakira ubundi icyo usangira, nabanje gushimira uburyo mwanyakiranye urugwiro. Uriya mugabo waje kutubwira ngo ngo nituze turisanga, mwatwakirije indirimbo n'imbyino tugira uko dusa, turazimenyereye. Iyo tuzumvise kwibuka kera tukibuka n'ejo hashize n'uyu munsi. Ngaho nimufungure ubwo buki, mufatanyije gushyira. Rero abashyitsi b'imena turabakira, tukabishimira, tukabaha ikaze, tukabaramutsa, ariko tukanabazimanira
kandi n'ahangaha muri Nyaruguru y'abarinda tuzimana ubundi ndabizi n'ibyayi bya kera reka ngaho soma ongera ucuruze yara wumvise iki maze rero kera ubwo najyaga nza mperekeza data nageraga muri Nyaruguru bambaga ku buki data yarabanzaga ariko yarangiza akambwira ati nawe umva mwana none rero nsanze inyungu ari yayindi uretse ko ari habuzeho gatoya kugira ngo bushye aho buzahera buzaba buryoshye kurushaho none kuri mahoro murakoze cyane ubuzima bwacu kandi twese mwemwe mutwaze niko mwafura muri ubwana mukari mwaje musagaye kugira ngo mushimire uriya muryango batwiteguye mbambaro nababwenge iraryoheye namwe muragereho mwumva maze rero murakoze cyane umuryango utagiye kuza urakoze gushima umuvandimwe Gerard yewe muvandimwe Gerard rero n'umuryango mwiza mubereye ku isonga tubahaye ikaze mugubwe neza mu byicaro byiza twabateguriye bakunda kugira ngo musanzwe munabizi ariko n'uwaba atarabizi ndamwizeza ko ari buvaha yabimenye ko tubakunda hanyuma mudusanze rero mu gitaramo cy'umuryango ngira ngo mbabwire dufatanye mukizi bwa mbere tugira iki gitaramo ngarukamwaka buri mwaka mu kwezi muzi ko turi mu kwezi kwa nyuma gusoza umwaka buri gihe kuri izi tariki 5 turahura nk'umuryango mugari tukaganira ariko cyane cyane tureba ibintu twagezeho muri uwo mwaka dusoza tureba imihigo twahize ukuntu twayesheje ndetse tugafata n'ingamba zo kwinjira mu wundi mwaka nanone twihaye intego nibyo mudusanzemo noneho hakaba rero uyu mwaka muri uku kwezi hagira n'ibindi birori byiza bijya bibamo bya rusange abantu bemera Yesu ko yavutse azavuka kuri 25 z'uku kwezi hasigaye iminsi mike rero kandi turi abakristo turamwemera turanamukunda nabyo twagira ngo tuze kuva aha tubiganira uko twitegura kuvuka k'uwo mucunguzi ubwo n'izo ngingo turiho ariko uko biri kose dukunda abashyitsi cyane cyane ku buryo tubakirira aho tubaboneye kandi twamenye ko abashyitsi ari umugisha cyane cyane abasadamwe byo rwose ntawashidikanya ni umugisha ndetse uturuka ku Mana kasaba uyu muryango babakomera amashyi mwese hanyuma rero mugubwe neza tuganire dutarame dufatanye dore ko dufatanyije byose murakoze cyane munkundire ibiganza byanyu byose abasangwa n'abashyitsi badatera igishyika mu bihuze kuko bigaba amashyi bikagabana amashyo mu bashimi ukabaseruka bahoberana ukabona rwose niyo uretse ko nta badayimoni bari hano ariko barahoberana niyo umudayimoni yaba ari hano yahunga mwongere mu bashimi ndagira ngo rero mbere yuko mubyeyi Gerard urasa intego ndagira ngo mbanze ntangaze itangazo data ubu tubona muri Nyaruguru ntacyo tubuze niyo mu butuba ba mbere dufite byose kandi abashyitsi mwagendanye tugomba kubanza tukabatsirikira icyaka kuko hano iwacu mu rugo rwacu muri Nyaruguru ntabwo twica inyota iyo wishe inyota burijyana n'umuntu ntabwo umuntu gusiga turagira ngo tubatsirikire icyaka abo mwagendanye hanyuma mu kanya nkubwire nakubwira ko ibintu byiza by'ururutse umutima bikaba baze babagereho abasaza muri kumwe batagira ngo twaguhaye wenyine hanyuma nkubwire iby'ururutse umutima mu kanya rwose mbabarira bemwe bakobwa beza n'abahereza imugere kuri uyu muryango mwiza warusikiye mu muryango wacu ni Munyarugo buri muntu wese unywa amazi mu mukomikizi bamumuha amazima
nta n'ikizwa tugira. Uwunywa fata muyimuve mufate mu nda, hanyuma uwunywa agahiye umubwire yihangane, kuko nk'uko data bivuze twitegura umwami Yesu. Kandi twamenye ko mu migani 31 umurongo wa 6 handitse ngo uwunywa inzoga aba agiye gupfa, kandi urwo rushungandushyi baruhura ufite intimba mu mitima ngo kugira ngo akire intimba ze. Usanga rero nta muntu n'umwe muri mwe ufite gahunda yo gupfa, nta n'uzapfa vuba. Niyo mpamvu n'abashyitsi bacu nta nzoga mwihangane. nagira ngo hagati aho ngaho bakumira amashyi ariko bongeye gusa kandi gusa irya mukuru buriya kuba twagera aha ngaha mwatwakiriye muturindira mutubyinira tunyurwa n'amagambo meza uriya mugabo amaze kuvuga. aba nagira ngo atoya ntaza kwizindara byibagirwa uko mushimira, ndamushimira ku izina ryanjye nk'umugabo wari usanzwe ari inshuti yanjye, ariko noneho namushimira mu izina ry'umuryango naje mfite. ubundi kabiri ubuyobozi hari ubwo twajyaga tugira iminsi mikuru, ari wowe ari jyewe ari Karenzi ari na noni ntitutumirane. rero ntugire ngo nuko ubonye naje n'imirongo n'imiganda n'izo mfuro ubona zabukereye kandi bukeye, nuko mubizanye harimo ubutumire bwawe nagomba kubahiriza. rero wambwiye uti soma kuri ubu buki muri iwacu wumve, ntabwo naje gusa niba wanyakiriye ukamba kuri wowe ari wenze, reka nanjye ubwana mukari burya natwe tugira iminsi byiza igira hino maze ahasigaye ibyo wanywarayeho byiza muri uyu mwaka turenda bisangiye reka burya ubwana mukarimenya ruguru utangira byinshi hari ibindi wari uzi ko iwacu tugira savure n'ubundi mwabonye kiriho suko imana ya data maze akiriye n'umwana w'iwacu dusangiye. urakoze gutwerera iki gitaramo. ni mu mukomere mu mashyi aracyafite indangagaciro nyinshi. hasigaye wowe unzemere ndacyafite n'ubundi butumwa ntugire ngo ni biriya gusa. Urabura iki se mubyeyi ko wageze hano, kandi ko Yesu yabwiye abigisha akababwira ngo ngewe na data turi umwe, kandi ntawe uzajya kwa data ntamujyanye uwumbonye ababonye data uwawe, kandi ko nge na data turi umwe kuri utureba. Ndakuvuga ibihora nk'akarahavuga abagabo ntihavuga umugabo ntibakumpera ndi mashya kugira ngo ntagenda ntinde. Ahubwo mubyeyi mbonye adutuye ngo aduha n'intwererano, kandi umugabo w'umuhanga witwa Salomo yanditse mu migani 16 umurongo wa 18 umurongo wa 16 nakora avuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Muri Nyaruguru ntikoroshye abantu tuba ba mbere, kandi tukaba ba mbere nta biyaga nta n'inkura nta n'impyisi, ariko tukaba ba mbere tukanga tugahiga ibihugu. ni ukuboha kuriya muntu n'uturere twese tukagenda tukadusanga n'ibihugu bikadusanga, yabimenye ko dukomeye. ndagira rero ngo unkundire, nagusaba agasintegetse musabye nk'umwana agufatirana ukiri mu ibi bihe byiza uriya mugabo, kuko ndabizi ko yaza kugera ku musozi utambuka ukazangana. reka muvuganire, aravuze ngo arashaka gukomeza akazana n'icya 10 n'amaturo n'amashimwe kuri uyu munsi turi kwitegura umwami Yesu. ndagira ngo nimba mwugireho umugisha umunyemerere, maze ate guhamya indinda arasi intego. murakoze, Imana ibaha umugisha ntimugasaza. urakoze n'ukuri, ariko ubundi se arabivugira ngo iyo duhuye tugwiza urugwiro ntawe ugira icyo y'umuntu urabumvira. wa none rero abandi bakora kugira ngo hari ubwo duhuzwa n'ibyiza wabyongera n'ubwo wabyongeramo ibindi bikarushaho kugira urabinyemerera mwike. iyo uje mu byiza ukongeramo ibindi birushaho kuba byiza, tuva mu bwiza tujya mu maze rero mukuru yongera uwo akunda yamuhaye, ariko noneho ugira urukundo ndabikubwira, ariko nagira ngo udusabe nsaba nka wa wundi
agiye gusaba mu mpeshyi akagenda yitwaje umutwe nk'aho atazi ko n'isaba igisigati atura. Natwe rero jyewe uje kumusaba kumpa ijambo ry'ubutumwa bukomeye rizanye mu izina ry'umuryango wantumye, umuryango usanzwe twari mufitanye ubumwe n'umubano, ariko kandi noneho by'umwihariko uko naje urabibona, reka noneho nguture ndasasa ijambo nshaka kukubwira bijyanye n'ubutumwa nazanye nakuzaniye n'injyavubi ungenere ushakira umwanya iryo jambo ryo kurikubwira. Iyo mvuga ni umuntu uryoshye. urashaka kuvuga ijambo rijyanye n'iyi nzoga ntuye ntiwayisogongera noneho niba ushaka kuvuga ijambo rwose sindi burire ariko uranyuruzana nabyo. nane mumufashe. yemwe nyampinga abakobwa b'iwacu badamaraye teta nimuzane izo nkongoro bashyire mu minoga hano zirahari. ahubwo rero ubu kubitubangura warangwaga niba nabangagwe n'ubundi niko nkiri uko wari uzi kera ariko nkiri umugani w'akareba imbaraga ziracyari za zindi dati kanerekeze hari Kadeshi Yerusalemu, hari abasaza banjye basanga ubuki bwawe bugira n'amashagaka turigice ihagarike neza oya nzunguza se nk'ucundara neza kuriye nta mugabo ucunda sinzunguza sinkubuye ngo ucunda umugabo wacunze yaba ari ikirungo aba ari ikirungo aba ari ikiburyo. nuko yewe ubuki ndabona warabwitonde ibyo bigenda dushyiramo hagati rero kwizera buri gihe cyose wataramiye ntibasohoka gitore ngo uviremo muri kimwe cya kabiri. Karame urakoze cyane. maze banza usome. yara karengetse rwose kandi karahiye. niko mwavuramo uyu mugabo ngo yashimye. oya ntabwo nabura gushima ikintu tuzanye. rero unyemerere reka mbese mu gitabo garuka hariya mu gitabo unyemerere rwose unyemerere none burya jambo rikugira kereka niba wumva igihe cyaryo kitaragera. kibaye kigeze uretse gato muhereke niko ye niko ndahanisha mwicunguye se iyo wicunguye ntabwo niko ntabi uziko amaturo bayashe namwe ariko mwabyumvise none ngo ninkomerezeho mwingira ngo mushime nawe ngwino nzanira nkorere niko ye ubu uhaye uramuhata kwita mukunda ndaguhata amaturo maze urebe n'uruhande rwanjye burya amata agira igitereka akagira gitanga buryo ababyeyi rero naje hano mwubake beza kandi baberewe n'intumwa nkuru naje hano umuryango w'akarere ariko guserukira umuryango none rero
naje nje gusubukura amagambo agezweho n'abandi batariki ubwo noherezaga barumuna banjye muri uru rugo bahaze bamwe baza ariko umunsi umwe n'ubwo mugende mujye hariya muhurire umuryango musabe urwego rw'iki ibyo byarabaye ariko abandi wese batari bameze neza n'abandi muri aha ngaha hari bake n'intumwa z'imiryango yombi irembo ry'umugeni twararihawe ariko kandi twarihawe twarisabye twaritangiye inka y'ubutarembo n'umuresha sibyo ariko murambwira ngo wagenda wagira uramenye ntuzabe nka wa wundi ngo tware irembo ry'umugeni uzagende wibere uwo munsi nje gusaba kumugaragara nje kumusaba umugeni kuko iwacu dufite umuhungu urambiwe kwingara mu kiraro akaba yari ari umutwe mu bakobwa wanyu sindi kumuvuga izina kubera ko igihe uri buzimbirire wanditse se banza unyemerere ko nje kumusaba umugeni noneho hasigaye ndakubwira uwo ari n'abakobwa banyu yewe n'umuhungu wacu nimuvuga izina uraza gusanga wari umuntu bajye kumubona yakubona uturutse hariya agacika impanga z'aba musore uzi icyo ashaka mu rugo ariko ariko umunsi umwe azaseruka akagaragara muri ubu maze wamugomba rero bamusaba kera bajya kurangwa n'ubuntu n'umuryango wanyu ugira ubuntu nyakugira ubuntu maze ugendere igikwiye n'umuryango murakoze akiri cyane n'inyoroshye uvuze yose ni meza kandi turasanganywe tuva inda imwe turaziranye ntabwo turi imbazanyamoko hanyuma usabye umugeni unavuze ko wasabye irembo ukaryemererwa ugatanga ifatarembo igashimwa kandi koko niko byagenze igihe rero cyo gusaba irembo ntabwo umuntu avuga amazina y'abageni ahubwo asaba irembo nyine akaryemererwa kandi ibyo byarabaye umunsi rero wahagurutse uza gusaba umugeni nabwo ushoje utavuze amazina y'umugeni ariko icyo uhisemo nacyo ni cyiza kuko uhisemo ko tukugenera rero urakoze reka dukomeze gahunda wadusanganye kandi ijambo ryawe turaryakiriye ndetse muri uyu muryango mugari ureba uyu mubyeyi twicaranye umba hafi nkamuba hafi niwe munyamabanga uhoraho mu muryango wacu ubwo rero icyo kibazo aracyakiriye agishyize mu byakirwa n'umuryango wacu kandi tukabiha agaciro hanyuma nidusoza iyi gahunda mwadusanganye igitekerezo cyawe nacyo turagiha umwanya wacyo iby'umugeni byo ntabwo uri buze kumuvuga amazina turakugenera icyo nakwizeza dufite abageni benshi usibye kuza usaba umugeni umwe muri benshi niyo waza usaba abarenze umwe nabo turabafite kandi urabizi ko tugira abageni beza mwashimira reka buriya yego rero urwo ruhare udusigiye rwo kugira ngo tuze kukugenera mwijeje ko turi bukugendere ntuze no kwirirwa uvuga umugeni wasabye kandi se ariko erega sinisabira wowe ukabyara yewe ntabwo nisabira kandi se ko ari wowe wabyivugiye uti ntabwo biri ngombwa ko mvuga izina ry'umugeni naje gusaba ubwo wanyemereye ubundi se wumvaga ntari bukwemerere wari ufite imitima ibiri ubwo wanyemereye ko umugeni we abageni baramuha Gerard we kandi umugeni we munyemereye waje ushidikanya murahise ibyo bintu bibaho ahubwo kugira ngo mubwire ngo abakobwa bo muri uyu muryango
umugabo sanzwe uzi agenda muri ubu yabaye ngo tumwe muri bo uwitwa Umutoni Diane. Maze rero mu byo muzirikana n'uwo munyamabanga ubu bamaze amatsiko abatari babizi bamenye wasabira n'uwo muhungu witwa Noseri niyo mugabo wasanga hari n'abari bamuzi muri ubu rugo ariko batazi ko byageze aho kandi akaba yarabimbutse Umutoni Diane akaba umutoni wanyu azaba umutoni wacu. Murakoze cyane. ngo noneho uramuvuze umuryango mugari wacu si wacu none bavuze ngo umugeni yaje gusaba Umutoni Diane ndetse ngo amusabira umuhungu wabo witwa niyo mugabo Innocent. ubwo turabyumvise mu gihe cyabyo turaza kugusubiza. ubundi nk'uko bisanzwe nyine imfura kandi z'intore ntabwo zivunda. uyu muyobozi w'igitaramo cyacu watowe n'umuryango numvise avuga ibintu byinshi kandi byose byiza, ni nayo mpamvu twamutoye, ariko ngo Pawulo yaranavuze ngo bajye bagendera kuri gahunda, ngo byose bikorwe muri gahunda, ngo bikorwe muri gahunda. ubwo ni ukuvuga rero ko gahunda yabo itari busimbure yacu, nibareke dusoze yacu. sibyo gera hari icyo bigutwaye nidusoza gahunda yacu? urakoze cyane. warantoranyije ariko ungiriye neza niba kumpera umugisha, ubwo nanjye ugeze ku mutima wanjye kuko nari ngifite ikibazo imbere y'uyu muryango wa Nyaruguru wose nka musaza w'abakobwa bo mu rugo. mfite ikibazo kigira giti mugabo araje uza amateka y'Ibwanamukari nimba ari uwaho afite icyo apfana n'uwo mu burugumesitiri wigeze kuhaba, aza kujya kwaka akazi umugabo umuperefe ngo aramubwira ati rero yewe nubwo nguhaye akazi uzayobore muri Butare ariko uzambabarire ninjya ingeri wanyu uje kugusura ureba n'ibikorwa nkunda itorero nkunda bambwire ujye ureba intore nkuru yirangaje imbere z'indi ntore, ubabyinire bahamirize bacinye umugara abakobwa biyereke kandi bambaye ishabure abagabo bambara inkindi. umugabo arabyemera. rimwe rero aje aza kubasura ko intore barazihamagara, si ukuririmba zivayo nka kurana simbuka tangira ati murakaza neza muri Butare, komine yacu ni Nyamagabe, Perefegitura ni Gikongoro. Perefe ngo aranyurwa ariko arishima agendera mu ndirimbo ariko amagambo barayavanga. Arabate se Nyaruguru na Gikongoro na Butare bigezemo hano gute turi Butare bwarabukara, mwibeshye impugu mwibeshye imihana. Umugabo rero Rugumesitiri asubira yabwira intore ati subirayo wisebye imbere ya data biragenda indirimbo. ngo bagaruka baririmba ngo murakaza neza muri Butare, komine yacu ni Nyamagabe, Burugumesitiri arabihinduye. none ikibazo mfite mu bwenge umugabo nawe duhinduriye ibyacu kumugaragara nk'uko ibyo ngukundi utekereza nk'uko mba ntekereza ntabazi ibi ntarabihinduye. bamubwiye ko twiteguye umwami Yesu, umubwira ko iwacu Kibeho duhorana ibyishimo, ari nayo mpamvu Nyaruguru yabaye iya mbere kuko Imana yavuye mu ijuru itegura inama yohereza marayika Gaburiyeli abwira Kibeho ko ihiriwe, yohereza na Mariya arahagera. none umugabo aje kudusura koko nibwo aranadutuye pe aranaduhetera, yewe atugira n'ubwa gatatu. ni byiza hagoze koko yatinyuka azi ko Yesu ubwe yavukiye mu Ruhengeri, kuko niko birigaragaza muri Luka igice cya 39 ko ariho akomoka, ari naho yagiye mu gihugu cy'Urukiga, mu Rwanda nta handi ku isi haba mu Rukiga. akahagera nta natubwiye n'ijambo na rimwe ryo kudushyigikira muri iki gitaramo cyo kwitegura umwami Yesu, nta naziretse noneho ngo ajye mu binyamusogo no mu nyamafufu bya Nyaruguru ngo arebe ko byatangiye guhiga ubutaka atuganirize. ahise ahindura arataza gusa umumbarize gusa wabo nimba ari umuco cyangwa ari ingeso, nasubizamo ikibazo kitubona turaza kubigenzamo neza. icya kabiri tatu ari nacyo soreje, icya gatatu ari nacyo soreje. ndamukunda rwose, simushinja ibyaha nk'uko wambwiye ngo njye mbumuhuza sinkagiho shinja ibyaha, kuko ndamutse shinja ibyaha naba narorowe utarandeze. ndagira rero ngo mubaze simuciye sinamwangiye ko twabonye mpamvu twamuhaye rugari afite kwisanzura ariko atari busanze ibyo asanze. dufashe rwose ntabare baza duha ibitekerezo
hanyuma rero naza gusubiza icyo kibazo cyo gusaba no mba ari umuco cyangwa ari ingeso turaza kubimenya uramvuganira kuko zigena mu bazo bakoze. Ndagira ngo umuvandimwe wanjye kandi inshuti yanjye Gerard umwihanganire kuko nawe kandi yigaruye aravuga ati cyokora yari afite ijambo rimubanda buriya twarabyirukanye yamuzi turaziranye iyo afite ikintu kimubanda kandi cyiza abura ibyicaro aruhuka ari uko akivuze urabyumva ibyo rero niyo mpamvu turi bubyihanganire kandi n'ijambo ry'Imana rirabitwemerera cyane cyane bishingiye ku rukundo. Hari umugabo witwa Pawulo yanditse ku rukundo mu Bakorinto ba mbere ibice 13 yandika ku rukundo yandika ku rukundo. Iyo uhasomye ugakurikira neza ugira ngo yavugaga ibyanjye na Gerard nibyo yandikaga cyangwa iby'imiryango yacu. Arangije ashyiramo icyitondero aravuga ngo kandi urukundo rwihanganira byose baguha amashyi. ubwo rwihanganira byose nicyo cyagendeyemo muri byose. Ikindi yemeye kuvuga ngo aruhuke avuze ijambo ryari rimuri ku mutima hanyuma noneho na gahunda zacu zikomeza cyane rwose yabivuze Mubyeyi sibyo Gerard wanjye nabivuze kandi nanabishimye noneho niba gukomera amashyi n'abatari babyumvise babyumva muhungu wacu mane guhumugisha nawe nkunda kugobotora ibintu kugira ngo byose ibintu bijye bijya kuri gahunda kandi bigende neza. Ndanyuzwe kandi nta uvuguruje umwami mwuvuguruje naba ntazakeza ubuhake neza ngo zagira imvi nk'izo wagize. Urakoze cyane ahubwo nimwikomereze muhamyirira murasi intego nabibonye. Rera tubona nongeye kugira icyo kuvuga wowe nawe uzasanga mu gitaramo. Imana bavuga bo Shema umenye ko umusangiza w'amagambo nibyo rwose sibyo ntabwo impaka hagati y'ababyeyi kuri ubu rero n'ubutaha ntubungere ahubwo ngangahure rwose maze reka niganire n'iriya mfura yari yigeze kumbwira ati reka bimaze kunsaba mbigeze ku umunyamabanga mukuru muri uyu muryango maze turebe uko byagenda maze twayumvise kandi twayakiriye. Ahubwo uyu munyamabanga uhoraho watowe n'umuryango reka muhe mikoro nawe ubu arafata inama yacu cyangwa igitaramo cyacu cyaduhuje nk'umuryango yongereho ubwiza bwanyu n'amagambo meza mutuzaniye hanyuma adushakira icyo gukora. yego Waho amaso sayi uraba mfura ese bakubwiye igitaramo dutegura ko ari cya Noheli nabyumvise cyane ubu turi ku cyumweru cya kangahe cya Diveri ni icya mbere ni bine umva rero genda abona kuva aho ugereye aha tugeze ku cya gatatu hakaba hasigaye kimwe noneho tugasangira Noheli n'ibyo byishimo kandi gahunda yawe umukuru wacu w'umuryango akaba yayitega amatwi noneho tukayumva ko tuba tunezerewe n'ibyo byiza bya Noheli. icyo cyumweru kirangiye na Noheli yarabaye ubwiye yuko tumaze bitatu aho ugereye aha none kimwe kirakunaniye. yewe ureka rero burya ngo urukundo rubamo no kwihangana none se naba narihanganye igikuru si ugusoza ntabwo naje gutegutsa naje gusaba urumva yego ndabyumva niba tuzasoza twatebukije mwamuhekeye ubu naje gusaba amafaranga maze ahasigaye iki cyumweru nacyo nzakihanganira sibura naje gusaba unari utebutse ikibazo kiri
nta kibazo kiba muri urugo ga hari icyo wazanye nta n'icyo nazanye wazanye urukundo wabivuze kandi uko ugenda tuganira niko rugenda rukura niko bigomba kumera ubwo rero ihangane icyo cyumweru ndabona kigiye gushira gahunda twari twateguye nayo iragenda igana ku musozo ubwo noneho ijambo ryawe umukuru w'umuryango turamusaba ryakire mwumvise imyanzuro inama bari barimo n'ikibazo cyacu cyakora nyongere nibutse ntabwo naje gutebutsa naje gusaba umugeni yewe nitumye no kubakorera mbamaruka ariko ibyo gutebutsa byo ni iracyabije nushaka kumutse uzatebutse urekere kuri noheli cyangwa bizabe nko gusoza mu byishimo hagati murakoze cyane Muvandimwe Gerard rero nyine uyu munyamabanga avuze ko hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo gahunda twarimo nyine zisoze, ariko nanone ishingiye ku rukundo dukundana y'abageni nawe n'imiryango yacu, noneho tukaba turi n'abakristo nyine ariyo mpamvu twiteguye Yesu wacu nawe. Hari ahantu abanditsi banditse bikajya bijijisha abantu batajya babona umwanya wo gusoma, ariko baravuze ngo ku Mana ngo imyaka 1000 ngo hari uguhinduka nk'umunsi umwe. Ntawe nyumvira imyaka 1000 igahinduka nk'umunsi umwe bigakunda, kuko ibirimo Imana bikora uko ishaka, cyane cyane biri mu rukundo irahaba. N'ubu wazanye nayo usanga iri hamwe natwe, maze niba imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe, ubwo noneho icyumweru cyangana n'icy'abazi imibare cyaba cyashize, ibwirize nawe cyaba cyarangiye. niko nimwumviraho umutanga amashyari kumwumvise mu buryo bw'umwuka rero cya cyumweru kirangiye mu kanya rwose. Hanyuma urukundo rukomeje gutsinda kandi nababwiye ngo turabakunda, ngo n'utarubiza arabibona. Nzi uyu muryango waje utugana udusabye umugeni, kandi koko mbere yo gusaba umugeni babanje iby'umuco wacu twemerera, badusabye irembo turabemerera, twari tubahagarariye turi bake beza, batanga ifatarembo turayishima kandi raporo twarayibahaye. None rero baje gusaba umugeni. Ndagira ngo munyemerere mubona hari ibitabaye uyu munsi kandi hari ahandi mwabibonye, munibuke ko uyu munsi nanone nta bundi wabayeho. Ubwo rero iyo bigeze ahangaha hari ubwo usanga abantu bareba umuryango kugira ngo niba hari abakoze ibyaha babyicuze mu ruhame, bagororwe basubizwe ku murongo, hanyuma umugeni agatangwa. Rero muzi ko igihe twaganiraga tuvuga imiryango tubana nayo inshuti zacu, uyu muryango wafashe umwanya w'imbere kuba mwiza. Mwabaye aba mbere, ibi twabiganiriye mudahari, ndagira ngo mbibatangarize. Mwabaye umuryango mwiza mu miryango tubana nayo. suko N'ikimenyimenyi nta munyabyaha ubarimo. Cyokora nibeshya akaba hari yamanika tukareba. Hari urimo wikeka cyangwa se uzi ko ari umunyabyaha yamanika tukamureba. Muri bwe ndavuga. Ariko twe tuzi ko muri abantu b'imfura, dore ibintu tuzi bibaranga. Nuko muri imfura, mukaba intore, mukaba umuryango w'inshuti zacu, mukaba n'abakristo. Ibyo bintu hari umunyabyaha wabonekamo? Twe twamubuze rero n'ubu ngubu ntarimo. Rwose rero ubwo ndakubwira ngo uwo mwanya ntabwo turi bwirirwe tuwujyamo atari uko tuwuyobewe, ahubwo nibanyemerere iyi mikoro nyihe nyirasenge umwe uhagarariye ba nyirasenge bandi, nawe agira ikintu avuga. Iwacu rero ababyeyi bacu n'uburinganire butaraza,
twebwe twuzuzanyaga nabo, ni ababyeyi beza, ni abantu b'imfura cyane. Reka mbahe mikoro bagire ikintu bavuga nabo. Murakoze. Iyo mwadusanze hano turabakira, none twabishimiye. Nta cyaha bafite, umugeni turamubahaye. Reka nanjye batwerera Gera. Ni ukuri kumenya ko tugukunda, icyo dushaka urakibona. Ariko rero abadakomye mu mashyi ngira ngo ntabwo bashaka ko icyo mudushakaho mukibona. ubu abatayakwa undi washaka undi ngo tuwane kandi twe ntabwo tuwana. Hari uwatinyaga yuko haza kuvamo inguma, muri icyo turi bubone ntabwo ari ibyo ngibyo mwafura. Muri mwongere mutanga amashyi menshi mwabaye mazi suku. Urakoze cyane. Yewe Gerard we. Imana ishimwe rero rwose, mwarakoze, mukomereza aho ngaho, mukomeze mwibera imfura ntacyo bitwara. Mu izina ry'uyu muryango rero mbere ku isonga uyu munsi, umugeni mwasabye Umutoni Diane, nta nubwo ndi bukubwire ngo ntahari, sinkubwira ngo ari mu butumwa mu mahanga bw'umuryango, sindi bukubwire ngo abandi baramusabye. Ngiye kukubwira ijambo ryururutse umutima wawe ukagubwa neza 120%. Umugeni turamubemereye mu izina ry'umuryango. Turamubemereye. Wahagurutse n'icyubahiro cyose n'urugwiro, noneho nkaza kwiha kubyakira mugakomeza nkicara. Reka nanjye mpaguke, umurasi ugutera impagarara iwawe, ahubwo n'icyubahiro mugomba n'urugwiro nanjye ngiye kukitura. Urabinyemerera? Kandi se urasaba icyo ufite? Wamaze kubiha nadi kuko wacu ko mudashima n'izina tudakunda, nta n'uwo turaryita iwacu. Ubundi rero nagira ngo babwire ngo akari ku mutima burya hari amagambo dukoresha, ariko ugasanga iyo tuyakoresheje ntabwo tubona uburemere bugaragara. Kuvuga ngo urakoze wamfura we, ahubwo dushaka ibirungo tukongeraho ngo urakoze cyane. Cyane mu gifaransa baravuga ngo merci, mu cyongereza ngo thanks. Ariko mu gifaransa bongeraho merci beaucoup. Urumva ni ikirungo. None rero yewe narebye nsanga kugushimira mu magambo gusa bidahagije, maze kumva reka bigaragaze mu bikorwa. Iyi ntango rero rwose ayibona ni no kugushimira ko mpaye umugeni, ko nkwemereye umugeni, unyemereye umugeni, nukwemerera no kumuguha neza. aho bukera bishyira bishyitaho bukera. Ubwo uzagaruka ejo? Nakubwiye ngo si. Urakoze cyane. Iyo kandi barandaye umuntu warangira asingira baryohe. Tabaryohera se yawe. Subuki se? Nagushimira se banyira. Subuki nayo ni ikigage. Subuki? Umusama. Maze igendera utuye ubuki nta navuga byinshi. None wavuga y'inzuki. Reka. Hano ubuki ni bwanyuze urabi. Maze rero umwanyemereye umugeni, icyo mutanyemereye aho si ingwana. None se wowe uzi ko wakoye? Wasabye ubuntu se nibura ahubwo? Naho nashaka ko tugera abamfura. Mba inshuti yanjye. Reka rero mubwire yewe naje nitumye natumwe, ariko kandi naje aho yambwiye humura ntabwo ndi ruseseranye. Naje ndi intumwa kandi ndemera gutumika. Ubyanzanye ntabwo naje gusaba umugeni musabe n'inkwano ndazifite mu nkoshi mbakweye. Urakoze cyane.
natwe tugira abageni tukabaha inshuti zacu, yaba afite inkwano arabitumenyesha agasaba umugeni w'ubuntu kandi tukamumuha, yaba afite gukwa arabitumenyesha tukamukosha akadukwera. Tamo n'ayawe twebwe ukuje niko tukwakira, nta mfura dusubiza inyuma. Reka no kugutondera mu makoni nagiye ndangwa niba kuri ubutumwa nahawe ubundi ubwo ejo bundi nize kugutumaho dore inzori zacu icara nkwereke icara ushobora nakubwisha umukwe n'umukwe niba oya ndaba nageze ko ndebera data ariko yewe kureba wose wabigenza umbona baje ari nk'ishyirahamwe se cyangwa koperative ubu aba bose urashaka ko kuri muhagarare hano iyo genda usubire mu byimbo iyo byageze iwacu nibwo tubiyoboye. ariko ntukomeze kumurya isate burenge umuhungu wacu agira none se ko waje hano iwacu kandi ko Bibiliya ivuga ngo umukene avuga yihonga mu migani 18:23 ngo kandi umukire asubizanya umwaga kandi ukaba udukenyeho amaboko waretse tukihonga nyine bagufasha muhagarare mureba hano mu manura umurongo umwe rwose aho nta kibazo ntabwo nabivamo. Mwese uko muri intore kandi murasa neza muranakeye muranasobanutse niba bamera amashyi, ariko nimwirengagije ijambo Yesu yabwiye intumwa ubwo yarababonye abona bose biyereka basenga bamara amajambo yabo bayapfukamisha amahazi yarakomeye nk'ay'ihene ngo ariko abona bararuhira ubusa nk'ingorofani arangije arababwira ngo reka mbabwire ngo abatowe ni benshi ariko baturagijwe ni bake. Mwihangane nimuza kuboneka mu batowe, mwihangane buriya n'abamesi bajya bihangana iyo badatwaye barondora uko mutagize buriya ni ukuhe. Reka mpamagare Nose uri we wese utari we n'imbaraga atatu utari ntabwo usubira inyuma kuko Nose niwe utasubira inyuma wenyine, abandi bose babwiramo mu majondoro bakagera hariya inyuma hariya. Nivuga ngo 1 2 3 ubwo murasubira inyuma mwese nta n'umwe usigaye usibye Kizigenza, usibye Shema ry'igikaka shingiro ry'imihigo ni uhagarara wenyine ko nta mugabo wageze iwacu agiye 3 inyuma mwese uyu usigaye uhagaze se reka nawe urasubira inyuma. Rudahigwa yigeze ngo agenda ararahira mu 1943 ngo yegurira u Rwanda ngo ndetse n'umuryango wose n'abanyarwanda batanga baravuga beguriye Mariya ndetse n'umwami Yesu na Nyina Mariya ngo kandi ndabatanze n'isambu ndayigabanyije ngo Rwigemera aramubaza ngo yewe ngo se ko watanze ugatanga n'ahandi ngo aratubwira ngo baramubwira subira inyuma reka ibyo byihorere subira inyuma na Rwigemera ntiyarasetse hanyuma muryango mwiza ukaba amashyi ukagabana amashyo uyu mukwe mbonye atari kadahumeka nta nubwo ari sundenganya ni Rwema rw'ingenzi birutagwa bizi mineka tambuka iyo umuryango wabyaye amashyi bamuzana mutanga amashyi ubundi kuri umuryango wabyara kandi ari muri Nyaruguru baravuga umubyaye n'aba aramutwa n'abaza bagiriyeho umugisha mumugeze mu bakwe bacu nawe yicara agubwe neza atekanye kuko umutima uratera nk'igitimye cyayaje reka rwose kugenda data muri umugireho umugisha mukome mu mashyi mwese. Ayo mashyi n'impundu nibyo kukwakira mu muryango wacu kandi tukageza umwana wawe n'imfura mu izina rya Yesu. Amen. Turagukunda turakwishimiye tugukunda nk'uko dukunda umukobwa mwiza kugira mukobwa mwashya ndekure izina niryo muntu ati niryo mugabo Nose wongera ugere muri bya biganza by'aba basaza wumva ukuntu twaguwe neza Nyaruguru wacu kare nta nyatsi tugira nta dayimoni nta bafilisitiya nta n'abamuwabo turifura gusa n'ahari ubundi bigarukire abo basaza ubona budurukiro n'icyubahiro ni inka bazazigura ntabwo bakenye nta bakiri ubona rwego mpuzamahanga uyu musore murabona atari mwiza ni imfura ni mu muha amashyi namwe murabona oya murabona hari amagambo menshi agira nk'ayabaye musa oya ni imfura ni ukuri ngwino mwereke ese ko nanjye iyo ndeye musigira amagambo menshi ariko nagera mu rugo mba ntuje ngo umugabo nk'abandi bahoroheje usubiye hariya yaho nturaho rwose hanyuma rero kagabanyamo gakezi
muhanga rura mu umuhanga buriya yaturutse no mu Bufaransa ipari ntabwo bamubwira ngo aragenda umwami w'umubwiye ngo aragenda arakwirukana cyangwa ukanyagwa ubundi umwami ararambagira ntagenda nta nubwo yicara arateka ndagira ngo nkundire cyogere mu mihigo iyo umuntu akuzamuye nawe uzamura abandi iyo inkoni yawe iburiye umwami atunze inkoni abayimutunze gira uyitunga umubwira aza kugaragira ajya kuhungura nawe azari uwa kabiri kuri wowe uretse ko yatabagiye umwanya wa mbere hano yawe ubusa tunga inkoni uyitunze biba bimutunze rwigemera n'uyu nguyu zamuka nakuno wese nkuvugaho byinshi sinaguhamagariye nako arasobanutse hanyuma rero aba basore abaheburayo ibice 10:23 haranditse ngo mwaturi ibyiringiro byanyu mutanyeganyega wabasezeranyije no kwizerwa kandi yako akavuga ngo hayinguye hanganira ibimugerageza buriya bagiye ko mutari mwagize munyure hariya babiri mujye hariya abandi babiri mujye hariya n'ukuri muri beza hanyuma ndabarahira baraza igisubizo kandi igisubizo cyiza muze kuganira iby'urutse umutima ntimuganire amande murava hamubonye igisubizo hanyuma rero yoroshya mwe mworoheje indirimbo maze ngire data ntabwo data akunda urusaku nimwe muretse gake ubyeyi nari ngarutse Matayo nuko yabivuze Imana ubwo yari mumanukiye Yesu aravuga ngo ujye mwifuza ko abandi babagira namwe mubigirira abandi uyu musore buriya namuhobeye ndagira ngo umuburenganzira mbaze mubwira ateke ubundi nibirangira buriya mugabo Gerard akaba we yanyuze turaza kumumenyera umwotso umukubite hariya numvise mu rubavu rutuzuye kumenyera umwotso da ariko nabivuga Gerard wasanga nta kindi ashaka ariko ndavuze ngo mwami cyangwa ndasabye please you can use it urasobanutse rwose aho amashyi y'umusore n'ifo ubyeyi narivuze ngo nubona Gerard nta kindi ashaka ni twabura gufata umukwe wacu ngo menye n'icyo ashaka murakoze niyo mugabo Innocent turamubonye kandi turamushimye turamukunze tumuhaye ibyicaro byiza ngira ngo nawe dufatanyije kunyurwa nabyo hari ikindi ukeneye uriya muhungu buriya yavuze abizi ariko yavuze ngo ari ahantu ngo nkubite ubona niyo mugabo hari umuntu nakomeze kuvuga mu mazina nawe ubwawe ukabisubiramo iyo ubonye niyo mugabo mpita ntekereza umutoni nkamutekereza ndi yewe ariko buriya kwa niyo mugabo rurasibana sibyo maze rero ubu niyo mugabo umaze kubona akaba yicaye hariya biravuga ati ese wanjye ubona kunze ari muzane tumubona turamutse maze tumushyikirize uwamukunze urakoze cyane urakoze cyane ni n'umutoni wa se buriya ariko nanjye nka se reka abe n'umutoni wa niyo mugabo kandi niyo mugabo buriya arimo arumva imirindi yo gutabarwa uko bimeze ntawabishidikanya uyu muyobozi w'igitaramo rero akaba na musaza w'umutoni nashyire mu bikorwa icyo cyifuzo cyawe icyifuzo rero cy'umuntu dukunda muri uyu muryango kimera nk'itegeko niko bimeze icyifuzo cy'umubyeyi nawe musabana cyabaye itegeko Mutoni nahiga imigango hanyuma udusuna twihorere aho yatatura gusuna agakubita uruhinda akaremereza uruhimbi nabyihorere kuko nanjye numva amarira atangiye kuza turamutaza ariko niba tumutanze nk'umurozi nta kundi hanyuma ndagira ngo twese turi hano simbyumva kuba mu rugo nzihanagurira inkweto bijumba bya kandore yamenyeraga nta kundi nyine ariko nta kundi agiye aheza avuye ibugibwa agiye ibuntu nyagira rero ngo sabe abantu bashinzwe kumuvugira ibisigo ibihozo ibisingizo amaso yakubonye abonyuhise ati niwe utahubwe watinze kuza kureba
utibabaza umubabarire niba umukunze utitekereza ibyishimo nagira abonye uhageze uti nibura nubwo gusa byaba akanya gato ugukunda aragukunda ugukunda aragushaka utahubwo watinze kuza kureba aragukunda ugukunda aragushaka utahubwo watinze kuza kumureba ugukunda aragukunda ugukunda aragushaka utahubwo watinze kuza kumureba shami nashibutse mushiki wanjye igendere niko bigenda uziyubakira urugo rw'amahoro iruzira icyago n'ubwigunge ishami nashibutse mushiki wanjye igendere niko bigenda uziyubakira urugo rw'amahoro iruzira icyago n'ubwigunge ugenda ugira amahoro mushiki wanjye uzabyaruye kuzashobore no kurera uzahorana amata n'impundu i Rwanda ndabikuraze nge ni musaza wawe ishami nashibutse n'ubushiki wanjye igendere niko bigenda uziyubakira urugo rw'amahoro uruzira icyago n'ubwigunge wagize imana amahirwe aragusekera usanze iyo ugiye umerewe neza uwatasekeye ntuzamuseke ijya umenya ko iby'isi ari imigisha y'Imana ishami nashibutse mushiki wanjye igendere niko bigenda muziyubakira urugo rw'amahoro uruzira icyago n'ubwigunge kuri uyu munsi uhayishe mu muryango uri ikirenga tutezeho abahandi twe basaza bawe twaje kukuririmba shani nashibutse mushiki wanjye igendere niko bigenda uziyubakira urugo rw'amahoro